Hello, mumeze mute? Ngenda aho murakaza neza kuri Nene Rwanda. Nk'ibisanzwe ngenda Nene hano tuganira ku tuntu n'utundi, ubuzima bwo mu mutwe, imibereho, imibanire n'ubuzima nyine muri rusange. Niba wararebye video yanjye y'ubushize navuze ko nafashe amavideo mu Rwanda nkaba narayabuze, so sinzi ukuntu nakomeje gushakisha ngenda mbona utuvideo duke uduce nyine, hanyuma decidinga ko ndi budufatanye nkabukoranyiriza hamwe, then akavamo akavlog ko mu Rwanda, kuko n'ubu ntabwo ndumva ukuntu naba naramaze kiriya gihe cyose mu Rwanda ntabasha gukora vlog. Anyways, n'ubundi ntabwo nari narafashe video nyinshi cyane kubera ko guys nkigera mu Rwanda nagiye Nyabugogo, sinzi ikintu nagiye gushakayo, ndi kwifatira kamera, ndi gukamera station, ndi gukamera ama etage yuzuye Nyabugogo ukuntu yateye imbere, umutipe aransara nariga ngo ndi kumukamera. Niba yarumvaga ari Kim Kardashian, niba yarumvaga ari sinzi, yumvaga nyine ari umusitari watari ku byo ndi umupaparazi nkandi kumukamera. Aramvibana turagenda aho tugiye kuparika, twari tugiye ku isoko, tipe araza kubita ku kirahure, yagiye kumena ikirahure cy'imodoka y'abandi ngo kubera ko ngo namukameye. Byari byanancanze kwanza namureba, ni imbobo yibereye aho ngaho, sinzi ibyo yarimo, nta kazi afite, ahagaze ku muhanda, sinzi icyo ari kuhakora, yagize akumva ko ndi gutakaza umwanya wanjye ndi kumukamera. Anyways, ibyo byatumye mu gihe cyose ngiye gufata video cyangwa iki nigengesera kugira ngo batazamena umutwe cyangwa telefone yanjye bakayipasura. Anyways, ako karaga story time. So murabona kuri video hano twari duhagurutse Amsterdam, twagutse ari mu gitondo, so twagombaga guhaguruka saa 4, birangira duhagurutse saa 4 n'igice or something like that, ariko nyine akazuba kari kacanye. Nyuma y'aya masaha 24 twari tumaze mu kibuga cy'indege. Iyo vlog niba utarayireba waracitswe, ndagushishikariza kugenda ukayireba. Kuva Amsterdam kugera i Kigali ni mu masaha 9, urumva ko urugendo rurerure. So twageze i Kigali ari nijoro, urabona ko view yanjye ya mbere ya Kigali yari iryoshye, amatara ahantu hose, numvaga atari njye uzarota mpabonye ku manywa ngo ndebe ukuntu habaye heza byahataye, nafite ubushyuhe ariko nyine nawe mfite umunaniro watanje ku buryo mu ndege repa yanjye ya nyuma nari ninywereye akava kugira ngo mbone uko ndi burelaxe n'ibiryo. So nageze mu Rwanda nta bindi mfite byo gukora usibye umunaniro. Ku kibuga cy'indege hari hari tralala nyinshi, imirongo yo kwipimisha covid, ngo kwishyura sumbaze ngo ibiki, bya biteye umujinya, ariko sinjye warose ngera mu rugo, ubwo mpita njya guhena vuba. Umunsi ukurikiraho rero yari hunt, twari yagiye gushaka apartment yo kubamo. Agaha ni muri apartment yo mu mujyi, siri ukuntu yitwa, ariko iri hafi ya chic, so imeze neza, iri hafi y'ibintu byinshi, nyine ni mu mujyi urabyumva, ariko hari ikintu kibura ntazi icyo ari cyo. Ameze nk'itongo cyangwa nka hoteli, ntabwo afite ubushyuhe bwa home, sinzi ukuntu nabigusobanurira. Hari ahantu ugera nyine ukumva hameze nko mu rugo, ukumva uhise wisanzura, ukumva wumva uri à l'aise bitewe n'ibirimo n'ibitarimo. Hano kabisa ni ahantu nagiye nkabona ntabwo naharenze iminsi 3, kuko nyine ntabwo hari welcoming. View ni nziza, kubyukira no mu gitondo gufata agapetit déjeuner birasara, ariko nanone nijoro
urusaku rw'amamoto n'ibiki. Hano rero niho byaje kurangira nigumiye. Ni heza, hafite kabisa ya vibe nashakaga yo mu rugo. Urahagera nyine ukumva ni nkaho uri mu rugo iwayo, cyangwa hari chaleureux, hari accueillant ukuntu. Ngira ngo ni ukubera ko ugenda ugasanga hari intebe nk'izo mu rugo, hari televiziyo nk'iyo mu rugo, apana mu rugo iwacu, ariko nyine mu rugo, vibe yo mu rugo. Man, ndi kwisubiramo, ariko if you know you know. Ngira ngo ndaza kubereka, ndabakorera tour. Hano nyine urareba hari salle à manger n'ibintu ubona byo mu gikoni, amabido, amasahani, amatase, nyine kwa urareba ukabona nyine haratuwe. Ntago ari nk'itongo hariya mu mujyi nyine, ntago ari afite vibe ya home. Ngaho rero reka dukomeze y'inzu. So hari arahindurije, mais ça va. So that's the kitchen. This is the bathroom. That's one bedroom, and iriya ni iyindi bedroom. Hariya hari akantu ko gutereraho ipasi. Ipasi ndumva atari ngombwa kuvuga ibintu birimo kugaragara. Akaboro k'amazi ako ntabwo nagakunze, gasa nk'agashaje ukuntu, ancien modeli. So nk'umuntu ukunda ibiryo cyane, reka duhe mu gikoni imbere y'ibyumba. First of all, mwihangane harimo akavuyo nibwo nyibyuka, ntabwo ndabona umwanya wo gushyira ibintu ku murongo. So here it is. Afite commande, aka nagara akabo nako badutije, ntago bafite ako gushyushya. Niriya wine ntago ari iyabo, niyo naraye nguze. So hari amasahani, hari ibisorori, ibindi birakoresheje ntabwo birozwa, so ntabwo ndi bubereke. Utuati nyine urebye utungutu, it's just like this. Ni good kya. Hano hari aho kubika utuntu two hafi udukoresha uri guteka. And here tukamanuka, cuisinière ni gaze. Il est un peu ancien modèle, but yeah, don't mind that. Mini fromage carnage. Mfite ifemba ya fromage muri Canada iryoha, ibikoshi bigura aka yabo. So hano hari aho gushyira ibintu, harimo ibi byose nibyo badutiza dusangamo hano nibyo. Hanyuma hano hari gaze, gusa nyine gaze urayigurira, ndago bayiguha. So urabona ko kameme hari espace ihagije. Hano hari amasafuriya, mbese udukoresho twose baradufite. Ni nacyo nayikundiye kuko iriya mu mujyi ntabwo ufite ibikoresho nka gutya, dukeya. Hanyuma icumba urabona ko nkiri gupakurura. Don't mind kano kavuyo, nashaka gusa kwereka. Iriya musikari ninjye wayisabye, ubundi ntayibi hari. Comeka ya miti yo kwirukana the mosquitoes, the imibu. Urabona ko dufite akabati gahagije, hari kano gafunguye, hari kariya ko hirya gafunze, and then there is this. Gutya mva mbabarire mwirengagize kano kavuyo.
hano sindi bubashe afungura abadi, and hano naho washira indi valise ushobora kumanika imyenda. Hano hasi there's another one. Yeah. So iki ni cyo mu cyumba cyanjye, kamwereka icyumba cya kabiri. So ikindi cyumba ni iki ngiki, that's this. Ntabwo kirasaswa, nashaka guhindura amashuka. Yeah, iki gifite n'utu table de nuit tubiri, ngira ngo muri babiri mwabisharingana. Gifite na miroir, ubwo I guess ko twavuga ko ikindi cyari cyo kiri, kandi nigere nk'abandi bakobwa kuri Instagram. Okay, iki ngiki twavuga ko aricyo kiri principal, I guess, kuko gifite amanzu mashaka, usibye ko mfite akabati kanini kurusha akamuntu uraramo hano. Okidoki, tugende kureba douche. Irasa nabi, irimo akavuyo, but mujihangane, gutya bimeze. Amazi aza akanye mugabo. So ikoreshwa na panneau solaire, so izuba ritatse man ukaraba amazi akonje. Iyo ukarabye nijoro bayakoresheje nabwo ukaraba amazi akonje. Iki kintu cyonyine nanze muri Inzu, kuko ngiye n'amazi akonje ndago twumvikana. So I'm shy swimmer, and that is the mirror. So nari nje mu Rwanda mu bukwe bwagombaga kubera Gisenyi. Hano rero twari tugiye kuri shike, sinibuka ikintu twari tugiye kuhashaka, to be honest, ariko nzi ko twahaciye turimo kujya ku Gisenyi. Hano rero inzira yo kugana Gisenyi yari yatangiye, man, so green, birashimishije. Numvaga nahagarara nakomeza kureba ibyiza bitatse u Rwanda, kuno nari mbikumbuye. Anyways, yeah, namwe enjoying.
Rubavu rero ntago nahatinze, hari mu gihe cya covid ibintu bifunga ngo biba ari 4 rwose ntago naryohewe. Ariko nagiye ahantu nagiye kwa Nyanja ariho ahangaha muri kubona, muri bubone mu kanya. Hanyuma ahandi hantu nagiye hari plage, amazina ntago nyibuka, gusa nagiye ahantu hatatu. Gisenyi ntago nayitinzemo kubera ko ntago yari iryoshye pe. Nari nkumva rero kujya gusengera aho nasengeraga mbere yuko ingenda. Nasengeraga Kimisagara kuri restoration, so ku cyumweru ndavuga ati reka njya gusenga. Story time rero, imvura idusa iragwa, yaguye neza neza aribwo tugiye kugenda. Tugeze rero hariya hejuru ruguru y'urusengero rw'abakatolike hafi yo ku isoko, umwuzure uradusarana wari ugiye kutujyana. Nari ntekereje ukuntu ngiye gupfa man, ntarabyara. Iki kintu cyarahise ntekereza. Ndikubise kongwa ku gihe nagize ubwoba, amazi yarazaga ugahita ubona imodoka imeze nkaho iri kugendeshwa n'amazi. Noneho ibikamyo byanze guhagarara, byumva ko byo birenze nyine amazi atabijyana, bikajya bigutambukaho bikakumenaho amazi, imodoka ikamera nkaho ikarabye. Nyibaza kiriya gikamyo kihirimye kikatugwaho, mana yanjye we. Anyways, twugamye nk'isaha, harimo kugama imvura no kugama umwuzure, kuko imvura yarabanje irahita, umwuzure ntiwagenda. Turategereza tuza kugera ku rusengero rero, bari kuvuga, bari kubwiriza, kuramya byarangiye, ngira ngo n'amatangazo yari yarangiye ukuntu twatinze. Ariko nta kibazo, twari twambaye mask, nta muntu wamenye ko ari igihe wakererewe bigeze aho ngaho. Service yagenze neza, nararyohewe, nari nkumbuye kumva indirimbo z'igisirimba, ukabyina mu rusengero, byari biryoshye.
umunsi ukurikiraho rero nagiye kuri date nagiye kuri date njya kuri Curry Kingdom. Mboneyeho kuvuga service yabo iri on point, bya bindi ndi kwitotomba bagira vuba barihuta, communication iri on point rwose. Ari review ndi busige nabasigira koko ari like 5. icyo ushaka cyose barakiguha, haba hari umuntu hafi yawe buri gihe, baba banakubaza niba ibintu biri kugenda nkuko ubyifuza. So good job. Vlog yacu rero ni hano irangiriye. Niba ugejeje kuri uyu munota bivuze ko wayikunze, so yikunde, like, subscribe kuri iyi channel, hanyuma share. Ku batabizi bivuze gusangiza, ni ukuvuga ko iyi video ukanda handitse share cyangwa partager, ukaba uyohereza undi muntu kuri WhatsApp cyangwa kuri Instagram cyangwa ushaka kuba wayimwohereza ariho hose. Niba uri mushyashya rero genda urebe izindi video. Hano mfite vlog nk'eshatu, mfite video n'izindi nyinshi zishishikaje, so ndagushishikariza kugenda ukazikurikirana, ndazi ko utazaburamo izo uzakunda. Nakoze kubana nanjye rero, bari bafite amatsiko y'ukuntu urugendo rwanjye rwagenze. Nizere ko mwasubijwe. Abari hanze y'u Rwanda bafite amatsiko yo kumenya ukuntu hameze, nabahaye agace gatoya. Ndabizi ko ibyinshi ntabyo nafasheho video, ariko at least nizere ko urukumbuzi rwanyu narugabanyijeho gatoya. Nakoze rero, nawe utaha. Ciao ciao.